ikaze mu kiganiro Barada Vibes. Ikiganiro cy'uyu munsi ngiye kuvuga kuba umugore wa kabiri. Ikintu cya mbere rero ni uko gushakana n'umugabo uri umugore wa kabiri yarapfakaye cyangwa se yaratandukanye n'uwo bashakanye mbere, bishobora no kukubaho ari n'ubwa mbere ushatse ukaba ugiye kubana n'uwo mugabo umunsi ku munsi. Ikintu rero ugomba kwitega ni uko mwasezerana mu mategeko n'iki, mwabana imyaka 10, 20, 30, ikintu cyo kwitwa umugore wa kabiri ntago gishira, bihoraho. N'abana bawe babita ko ari abana b'umugore wa kabiri. Ibyo bintu rero niba ubibamo cyangwa se niba uteganya gukundana n'uwo mugabo, kubura umugore wa kabiri babikuvugaho uko wabigenza kose. Ikindi kintu cya kabiri rero ugomba kwitega niba ugiye kuba umugore wa kabiri cyangwa se ugiye gushakana n'uwo mugabo ujura umugore wa kabiri ku mpamvu izo arizo zose, nuko abantu benshi badakunda umugore wa kabiri, cyane cyane bande inshuti z'umugore we wa mbere, abavandimwe be cyangwa n'inshuti z'umuryango wa mbere. Ahangaha ubitekereza, umugabo yari yarashatse, bari bafite inshuti bahuriyeho we n'uwo mugore wa mbere, noneho baratandukanye. Abo bantu rero akenshi ntago bakunda umugore wa kabiri. Hari n'abakwita amazina adashimishije, bakakureba bakakwinjira mu buzima. Iyo rero umugore wa mbere agihari, hari igihe nawe yifata nk'aho ari nyir'urugo, ko afite ijambo kuri uwo mugabo batandukanye. Ku mugabo ushatse bwa kabiri ahanini aba yarabitekerejeho akavuga ati nkeneye umugore wa kabiri, akishakira umugore kuko aba mukeneye. Ariko igitangaje nuko ntago abenshi bagira gute bicara ngo barebe za ngaruka cyangwa ibibazo bizaba ku mugore wa kabiri. Noneho rero bikaba bigoye cyane cyane iyo uri umugore wa kabiri utarigeze ushaka, ari ubwa mbere ushatse. Hakazaho kuza guhangana no kubaka urugo, kuko kubaka urugo bisaba ingufu, bisaba ubwitange n'iki. Ariko noneho wowe nk'umugore wa kabiri ugomba kugerekaho guhangana n'ibibazo bidasanzwe kuko uri umugore wa kabiri. Hashobora kubaho yuko umugabo akugereranya n'iki n'umugore wa mbere, kuko yabanyeho n'umugore. Nawe rero uzaza byanze bikunze ako kantu kabeho ko kukugereranya n'uwo mugore wa mbere. Ikintu cya gatatu rero nuko ushakanye n'umugabo ni umudivorce ariko nta bana afite. Icyo gihe uba ufite amahirwe yo kwigaragaza, yo kuvugwa gakeya, guhabwa andi mahirwe. Ariko noneho iyo ushakanye n'uwo mugabo wa undi twavuze w'umudivorce ufite abana be babiri cyangwa se barenga, ukabuje muri urwo rugo, noneho nibwo uvugwa cyane. Babandi baza kureba imibereho yawe, uko witwara, imyitwarire yawe, bose noneho baba baguhanze amaso cyane. Ahangaha uzanabyumve ni handi bamwita ngo ni mukase w'umuntu. Niyo umwana yakora ikosa ukamukubita, barakureba, barakuvuga. Iki kintu nacyo rero nk'umugore wa kabiri uzakitege. Kuba umugore wa kabiri no kurera abana b'umugabo wawe ni ukwiga strategy, ni ukwiga ingamba yo guhangana n'ibibazo by'uruhuri, kuko ni ikigeragezo gikomeye. Hari igihe rero umuntu agaza ari umugore wa kabiri agashaka ko umugabo amureba, amwitaho wenyine, akirengagiza ko hari abandi, hari abana yabyaranye n'umugore wa mbere. Ntago rero byabaho yuko abo bana birengagiza. Ahanga rero nkakubaza, ese abana bazakwemera nka nyina? Umugabo se ko agukunda, ni gute azagabanya urukundo rwawe hagati yawe n'abo bana? Wowe abo bana uzabumva, ubakunde, ubafate neza nk'abawe. Nugira n'ikibazo n'umugabo, abana bari bo babigwamo. Wibuke ko ushatse se afite igikomere cyangwa se afite uburyo abona abagore kubera umugore we wa mbere. Abana nabo hari ukuntu bagufata. Niba mama wabo akiriho, niba mama wabo yaritabye Imana, byanze bikunze hari ukuntu bagufata. Wowe uje muri urwo rugo uri mushyashya, ibyo byose urabitekerezaho. Uzanye urukundo, uzanye kubana n'umugabo wakunze, yenda tunavuge yuko wowe ari n'ubwa mbere ushatse, ntuzi na experience z'urugo. None ugize mu rugo rw'umugabo ufite experience y'urugo, ufite abana, wowe nta bana bawe barimo, urabyiteguye. Wowe uje mu rugo uri mushyashya, uzanye urukundo, ibi byose urabitekerezaho. Ese hari imibereho, ubuzima, ibintu abo bana bari bamenyereye kuri se, nibagera muri urwo rugo uzabibakuraho? Uzabikomeza se? Uzongeramo ibyawe se? Uje guhangana n'abana se? Kubereka yuko ukaze, kubereka yuko muri urwo rugo uri hatari. Noneho ikindi kintu, kano kantu tugatindeho cyane, umuntu ni umuntu, gufuha bibaho. Ugasanga n'abana, n'abo bana ntiboroshye. Abana baraguhora yuko ushakanye na papa wabo akareka nyina, niba nyina akiriho baratandukanye. Papa wabo akibagirwa nyina niba yaritabye Imana. Nukuvuga ngo abana nabo ubwabo bafite igikomere, ntago barimo bakwakira neza.
waza rero utarabitekerejeho ngo uvuge uti ngomba kubaha umwanya, ngomba kubiyegereza, ngomba kwiga strategy z'ukuntu tubana mu mahoro, ukaza uhangana nabo bakavuga ati aha si twabivuze. Ako kantu rero ugomba kugatekerezaho ukagasesengura. Wagera no muri urwo rugo byanatangira no kubaho ukavuga uti ariko ni jyewe uhangana cyangwa n'aba bana, kuko harimo n'abana batoroshye bavuga bati uyu mugore tugomba gutuma ubuzima bwe buba bubi kubera ko niwe kibazo. Umugabo wawe hari ibyo agomba umugore we wa mbere n'abana bafitanye, ugasanga umugore wa mbere ntakora, afite abana, umugabo agomba kumwitaho. Wowe rero urimo urakora wowe n'umugabo wawe, ukasanga noneho hari n'igihe usanga mwarasezeranye kuvanga umutungo, nawe ibyo ukorera bikajya muri uwo mutungo umugabo afite, bikazajya bijya gutunga umugore wa mbere no kwishyurira abana amashuri no kubitaho. Mu gihe rero iki kibazo kibayeho, ntukajye ucyurira umugabo. Niba iki kibazo kikugezeho ni ukwitonda, ukabigendamo gake, ukabishakira igisubizo hamwe n'umugabo wawe, byashoboka n'umugore we wa mbere ahari, mukabiganiraho. Cyane cyane wowe wibuke yuko ahangaha abandi bameze nkaho nta kibazo bafite, ahubwo ibintu birakureba. Ni ukuvuga ngo umugabo amafaranga nadasohoka, abana nibatarirwa amashuri, ikibazo kizaba ari nde? Umugore. Uriya mugore yashatse ni kasha, niwe ubitera, sibyo? Hagomba rero kubaho gahunda izwi, igakurikizwa, kandi igakurikizwa n'abantu batatu: wowe, umugore wa kabiri, umugabo wawe, ndetse na wa mugore wa mugore wa mbere, kuko niho amafaranga ajya. Mugomba rero kubiganiraho, mukabivuganaho kugira ngo iki kibazo gikemuke. Ikindi kintu rero gikunze kugaragara ku bantu bashatse bwa kabiri, cyane cyane ku mugore washatse bwa kabiri, ni abana b'umugore wa mbere. Twabibonye hejuru, aba bana bashobora kuba ntacyo batwaye, ari abana beza, bakakwakira nta kibazo, icyo gihe ugize amahirwe. Ariko hari n'igihe byashoboka ko aba bana baba badashobotse, bafite uburere bukeya cyangwa se ntibakwakire. Iyo rero abo bana babana na nyina watandukanye n'umugabo wawe, biroroshye, baguma iwabo, bakazajya baza rimwe na rimwe baje gusura se, cyangwa se akajya kubareba. Ariko noneho tekereza bibaye ngombwa ko aba bana bazi iwawe, bakabana nawe, akaba ari wowe ubarera, cyangwa se bakazajya baza rimwe na rimwe baje gusura se, ariko bakitwara ku buryo budashimishije. Nubwo atari abana bawe, ariko nabo umugabo wawe baje mu rugo rwawe, uzitwara ute? Ni byiza ko ibi nabyo ubiganira n'umugabo wawe. Ntabwo ari ikintu gihita kijya mu buryo ako kanya, ahubwo bisaba igihe, ibiganiro, ubwumvikane ku mpande zombi, wowe n'umugabo wawe mukabigendamo gake, kuko iyo mutabyitayeho ngo mubihe umwanya, byica urushako rwanyu, byica urugo rwanyu. Urugero, abana bashobora kuza mu rugo, umugabo akabaguharira, nawe ukajya kurwana na bwa burere bwabo butari bwiza, kwa kundi batagushaka. Yenda tuvuge ko bafite ari abana bavuye kwa nyina akaba anabashyiramo amagambo, kuko hari abamama bameze gutyo, akababwira ati uriya mugore, ugasanga arimo arabakwangisha. Abana bakaza bakwanza ukuntu, ugasanga arimo aragufata ukuntu, none ugasanga n'umugabo yarabagutereranye, na kwa kuntu udafite experience, na kwa kuntu nawe utishimye, na kwa kuntu iki, ugasanga uburyo urimo byitwaramo ntago ari byiza. Urimo urabahutaza, urimo urabatura umujinya, cyangwa se nawe kwikontorora byakunaniye, ukavuga uti ibi byana ibiki. Ugasanga abana koko batashye bavuga bati ntureba aradukubita ibiki n'ibiki. Ndimo ndavuga ugomba kubyitwaramo wowe mugore, kuko ni wowe inshingano nyinshi ziriho, ariko ntago ugomba kubyitwaramo ngo nabigwemo. Wibuke yuko umugabo wawe ari se w'abari abana, mwicare umubwire ukuntu bibona, ubimwereke, umwereke ingero, atari ukugamije kwangisha abana se, ahubwo ugamije kumwereka kugira ngo agufashe. Ikindi kintu hano, ntabwo abana bazaza ngo mu kwezi kumwe mu mezi 5 bahita bakumenyera. Wibuke ko twavuze ko biterwa n'uburyo abo bana barezwe, n'uburyo bameze, n'ukuntu bateye. Cyane cyane iyo abana bakuze, iyo abana begeye hejuru, bamaze gufata ikintu kimeze nka kashe y'ababyeyi babo, papa wabo na nyina wa mugore wa mbere. Bivuga rero ngo nawe bigusaba umwanya, bigusaba igihe, bigusaba patience, bigusaba kwitonda, bigusaba kwigengesera, bigusaba strategy kugira ngo abo bana mushobore guhuza, ushobore kuvuga ikintu bacyumve, kuko uri mu rugo rwawe, uratanga amategeko yo mu rugo rwawe, umurongo ngenderwaho mu rugo rwawe, ushobora kuba utandukanye naho abo bana baba kwa nyina, sibyo? Rero ugomba kubyitwaramo neza, ariko nanone ntubyihererane. Wibuke ko abana atari abawe, utagomba kubafata 100% ngo se abagutere. Niba abana batabiwanyu bakaba baje gusura papa wabo, ese papa wabo arahari?
baje gusura papa ntawe uhari, ntagaragara, ntaki, baje gusura ndetse ni wowe baje kureba, ni byiza, ariko na papa bakeneye kumubona. Muri strategy rero mushobora gufata, mushobora kuvuga muti niba abana baza gusura papa, mukore ku buryo bazaza igihe papa hari, bagirane umwanya na papa wabo. Icyo ni kimwe. Hanyuma niba abana baba mu rugo, ushyireho strategy, ariko utabahutaza, urebe n'urwego bariho, urebe n'imyaka bariho, urebe n'uburere bafite, hanyuma urebe ngo ese wowe urabishoboye, ese urimo urabyitwaramo neza. Ni ikintu kitagoye, ariko ugomba kwitondera, kuko uburyo ubafata bishobora kugira gute kwica urushako rwawe, cyangwa se bigatuma nawe muri wowe hamwe n'umugabo wawe nta mahoro mugira. Nkwibutse ko ikiganiro ari Barada Vibes. Uyu munsi turimo turavuga ku bintu umugore wa kabiri agomba kwitegura, agomba gutekerezaho, agomba guhangana nabyo, n'uburyo agomba kubyitwaramo. Hari abantu niba ushatse bwa kabiri baza mu buzima bwawe, ubishake cyangwa utabishaka. Harimo abana nk'uko twari tumaze kubivuga hejuru, ariko noneho harimo n'ikindi kintu gikunze kugaragara, ni imibanire y'umugabo n'umugore we wa mbere, kuko ntabwo kuvugana cyangwa se ibyo bari bahuriyeho byarangiye. Niba harabaye divorce, yego yarabaye. Iyo rero harimo abana, byanze bikunze hari ahantu bahurira. Gutandukana burundu ntabwo bibaho. Hari abatandukana rero bagakomeza kubana neza, ndetse n'uwo bashakanye bwa kabiri bakabana neza nta kibazo. Ariko noneho hari n'abandi batandukana, ntibigende neza hagati yabo ubwabo nk'abashakanye, ariko noneho ntibigende neza hagati y'uwo washatse bwa kabiri. Ntibigende neza ku kanya, cyangwa se bikagenda nabi, ariko nyuma uko iminsi igenda, uko bakumenyera, uko bakwakira, bikagenda neza. Iki bintu rero gikunze kugaragara ni iki? Hari igihe umugore wa mbere aba ari guteza ibibazo. Uwo mugore wa mbere afite intego, cyangwa se yiyemeje guteza ibibazo muri urwo rugo rwa kabiri. Hakaba rero hari n'abagabo nabo bananirwa kumenya cyangwa gutandukanya, cyangwa se kujera, gukemura ibibazo byo kumenya ko bashatse bwa kabiri. Ntibatandukanye uburyo bari babayeho bwa mbere n'uburyo bushyashya bagiye kubamo. Ahangaha rero ugasanga umugabo agomba yego kwita ku rugo rwa mbere, agomba kwita ku bana ba mbere, agomba gufasha nyina wabo. Ibyo ngibyo ni ngombwa, ariko se nihe kwita kuri uwo muryango, nihe kwita kube batandukanye bigomba kugarukira? Ni iki cyakorwa mu gihe uko kubitaho biteza ikibazo mu rugo rwa kabiri? Ni iki agomba gufasha umugore we batandukanye? Ni iki adakwiye kumufasha? Hari umugore utoroshye, ariko hari n'umugabo udatandukanye uburyo agomba kubaho bwa mbere ngo yibuke yuko yashatse bwa kabiri. Ugasanga wagira ngo afite ingi ebyiri. Mu gihe rero kwita ku rugo rwa mbere biteza ikibazo mu rugo rwa kabiri, ni gute agomba kubyitaho? Kuko biratangaje kumva ngo umugabo yatandukanye n'umugore we wa mbere, yashatse umugore bwa kabiri, ariko none ugasanga niwe ujya guhindura serire, urugi rurapfuye, niwe wagiye gukora urwo rugi. Atari uko ari umufundi, ahubwo kuko ariko ubundi byagendaga mu rugo rwa mbere, n'ubundi agiye kubikora. Umugore afite gahunda, umugabo yamugiye inyuma, yamuherekeje. Umukozi aramutengushye cyangwa se aramwibye, umugabo akirukanka mu rugo rwa mbere kujya gukemura ibibazo. Ugasanga yenda umugore mu rugo rwawe rwa kabiri, umugabo yari afite gahunda n'umugore we, ariko umugore wa mbere yagira gahunda, umugabo akica gahunda y'umugore we wa kabiri. Ugasanga umugabo yego yatandukanye n'umugore wa mbere, ariko bavugana kenshi, bandikirana inshuro 20. Ugasanga yenda umugore wa mbere mwarabanye, mufite inshuti muhuriyeho, mufite imiryango muhuriyeho, ugasanga uhora muri gahunda ze. Papa kana ko bakana kabazaza kudusura wazaje, ukajya muri urwo rugo rwa mbere. Ahangaha rero urumva ko ikibazo ntago kiba cyarakemutse neza, ntago mwaricaye ngo mu bitandukanye. Mugabo yego washatse umugore wa kabiri. Ahangaha ndabireba kuri kote y'umugore wa kabiri, ariko ndebe cyane n'umugabo. Niba waratandukanye n'umugabo n'umugore wa mbere, ukaba ufite urugo rwa kabiri, ese uburyo witwara byerekana ko ufite urugo rwa kabiri cyangwa ufite ingo ebyiri bimenyekane bizwi? Kuko hari abagabo usanga afite umugore wa mbere akagira n'urugo rwa kabiri, bizwi ni iki. Ariko noneho kuvuga ngo umugabo yatandukanye n'umugore wa mbere, divorce n'ibijyana nazo, ariko noneho agakomeza akajya muri rwa rugo, agakomeza akitwara nkaho ari umugabo wo muri uriya rugo, akajya gufuhira uriya mugore, akajya kwakira abashyitsi buriya mugore, akajya gukemura ibibazo by'uriya mugore. Aho ngaho naho urumva ko biba biteza ikibazo mu rugo rwa kabiri. Ni ukuvuga rero ngo aho ngaho mugomba kubyigaho. Mugore wa kabiri rero, kuko urumva ni wowe biriho, ni ukwicara ukareba, ese urabiganira n'umugabo wawe? Ese urabyemera? Ese bihagaze gute? Uburyo ahangaha impamvu mbivuga ni uburyo ubyitwaramo. Kuko hari umuntu ugera mu rugo akavuga ati nashatse nabi,
ibi bintu byajemo ntago umugabo nkunda n'iki, ariko bigaterwa n'uburyo utatekereje kuri ibyo bintu, ukumva yuko yego batandukanye ariko ntago batandukana ngo birangire nk'uko twabibonye. Ugomba rero kumenya uburyo ubyitwaramo, ariko cyane cyane ukaganiriza umugabo wawe umwereka ko hari ibyo uburyo yitwara biteza ikibazo kuri wowe, hanyuma mukabiganiraho. Hari abagabo rero nabo baza donc agashaka bwa kabiri agakemura ikibazo cyo gushaka umugore kuko yenda yaramukeneye, ariko ibindi bibazo bindi ntabyiteho, ntabiha agaciro. Hari ababikora kubera impamvu zihe, hari ukwishinja, akumva ko yasenye, akumva yenda ko yahemukira ya mugore wa mbere, akumva ko hari ikintu amugomba. Umugore yakora ku rutsinga yamuhamagara undi akirukanka. Hari igihe rero abura uko abifata bikamurenga, umugore wa mbere agatezamo, wa kabiri agatezamo, bikamurenga, none akabura ukuntu abijera nawe, ugasanga ameze nk'uwataye umutwe yiruka hano. Mwashaka no kwicara ngo mubiganire akakwitaza kubera iki byamubanye byinshi. Harimo n'abagabo rero banga kwiteranya, akavuga se nakwitiranya n'uriya mugore n'uwa kabiri, ugasanga nyine arafata impu zombi, ntafata icyemezo ngo agire ikibazo akemura, ahubwo we akarebera abagore barimo bagira gute, batongana, baterana umupira, bashwana, bagira gute. Cyangwa se bitewe n'uburyo imiterere y'abo bagore ugasanga yafashe uruhande rumwe, nirwo arambarayeho kubera uko kwanga kwiteranya kwe. Ntago akenshi cyangwa se ntago buri gihe ibibazo bizanwa n'uwo mugore wa kabiri bitewe n'uburyo yabitwayemo. Hari n'igihe n'umugabo nawe aba afite uburyo abyitwaramo, ugasanga nawe ni nyirabayazana muri ibyo bibazo. Hari n'igihe usanga umugabo mu gutandukana kwe n'umugore wa mbere ibintu bitaragenze neza, umugabo atarafashe umwanya wo gukira cyangwa wo gukemura ibibazo, wo kubanza gutekereza uko azakemura ikibazo cy'uwo bahoze babana mu gihe ashatse bundi bushya. Ugasanga umugabo atandukanye n'umugore, bagiye muri divorce, nta kwezi nta mwaka nta kintu abanza asubiza ibintu ku gihe, agahita ashaka uwundi. Yagera mu rugo ibibazo bikaba byinshi, ugasanga ntago yigeze atekereza cyangwa avuga ati nzabikemura gute ibibazo by'uriya twahoze tubana. Umugabo noneho bikamurenga, ntashobore kugera gute guhangana n'icyo gitutu ashyirwaho n'ibyo bibazo byose, nabyo bigatuma yitwara ukuntu. Uko byamera kose ariko ibintu bituma urugo rushya cyangwa se urugo rwa kabiri ruhura n'imihengeri ikaze, kutumvikana, kuvuga nabi bya hato na hato, uburakari, agahinda, ishyari n'ibindi byinshi biba bihari. Ariko nanone ntago bivuga yuko ugomba kubamo muri ubwo buzima, bigomba guhinduka nk'uko babasore babivuga. Niyo mpamvu rero nsoza iki kiganiro nagira ngo nkubwire ngo muri uko kubishaka, muri uko kubikemura, muri uko kubishakira ibisubizo, ntago ari wowe wenyine ku giti cyawe uzabyifashamo. Ni wowe, ni umugabo wawe, ni umugore we, niba uwo mugore ahari. Niba umugore adahari mufite abana, ugomba nabwo kubihangana nabyo. Ahangaha nibanze cyane ku bintu bigureba direct, kuko inshuti, umuryango, abavandimwe b'umugore wa mbere bo bari hariya bataha iwabo, ariko ibi ngibi nibanzeho hano ni ibibazo uzabana nabyo buri munsi. Reka rero nkubwire ngo niba uri umukobwa cyangwa se uri umugore ukaba ugiye gushaka bwa kabiri, ibi bintu uzabitekerezeho. Muri kwa kuganira njya mvuga, uganire na sheri wawe, uganire n'uwo mugabo, ubimubazeho, mubiganireho hakiri kare. Niba uzi umugore washatse bwa kabiri afite urugo, donc ari umugore wa kabiri, ushobora kumwegera mu bunararibonye akakugira inama. Ibyo bintu birafasha gahoro gahoro ukagenda uva mu kibazo. Ikindi kintu kindi, wibuke yuko niba ukigera muri urwo rugo kwezi kwa mbere, amezi abiri, amezi atatu, bizagucanga. Ntuzumve yuko rero washatse nabi cyangwa ngo wumve ko byacitse urugo rukunaniye, hoya. Ahubwo ha umwanya igihe ugende wiga strategy, bucya bwitwe ejo, ugenda wunguka akanama, umuntu agenda ubona ibindi bintu gahoro gahoro. Uko iminsi igenda bikagenda gute, bikagenda bihinduka, ukabona ukuntu watangiye bitagenda yenda birimo biragenda biza.